ntabwo byumvikana niba barahisemo kurwanirira abaturage ikigero bajyamo cyo gucukura mu y'agaciro kirenze cyane amafaranga bakoresha muri iyo ntambara. Niyo mpamvu tuvuga ko rero iyo ntambara ijyana ahubwo n'ubutunzi aho kuba intambara yo gushyigikira ubwoko runaka. Kandi rero habayeho inzira, habayeho ibiganiro byari biyobowe na perezida wahoze ayobora Kenya Uhuru Kenyatta afatanyije na perezida wa RDC bigamije guhuza imitwe yose yitwaje intwaro kugira ngo haboneke icyakorwa. Ibyo biganiro byaberaga muri Nairobi. Ni muri icyo gihe imitwe yose yari mu burasirazuba bwa RDC yari yaremeye ko hagomba kubaho agahenge no gushyira intwaro hasi maze bagahitamo inzira imwe y'ibiganiro. Ariko M23 yanze ako gahenge. Kubera iyo mpamvu leta ya Kongo yavuze ko M23 itagomba gukomeza kwitabira ibyo biganiro by'amahoro, kuko rero ku butaka yari ikomeje kugenda yigarurira ibice binini kandi ikomeje kugenda ifata ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntitwakibagirwa rero aho tugeze uyu munsi, ibyabereye Doha, ibyabereye Washington DC mu cyumweru gishize. Ibyo ngibyo biragaragaza uko ikibazo cyakomeje kugenda gifata indi sura muri Kivu y'Amajyepfo. Niyo mpamvu rero tuvuga ko byanze bikunze biragaragara neza ko M23 ifite undi mugambi. Ndashaka wenda no kubigarukaho, hari abavuga ko wenda ukongera kwiyongera kw'imirwano yavuba ahangaha yaje no gutuma umujyi wa Uvira ufatwa ko byari byatewe ahanini n'ibiganiro byabereye i Washington. Ibyo rero mwumvise ngo ni amasezerano ya Washington. Ese mu by'ukuri kubera iki ibyo biganiro biba bikimara kuba koko ako kanya hagahita haba imirwano? Murakoze Kambare Musavuri kutubaza icyo kibazo, ariko kandi mwakagombye ko ari namwe mu gisubiza. Ahubwo kubera iki nyine ayo masezerano ya Washington yabaye, cyangwa se mu gihe yabaga imirwano yongeye guhita ibaho, wowe se ubona ari iki cy'umwihariko aya masezerano atagarutseho cyatumye mu by'ukuri irisanganya cyangwa se iyi mirwano yongera guhita itangira ku kigero kingana gutya? Niki wowe ubibonamo, cyangwa se n'iki ubona cyaba cyarateye iyi mirwano? Ese nuko M23 itahawemo umwanya, wowe n'iki wabisobanuraho Kambare? Murakoze. Aya masezerano ya Washington na buryo bwo gukurikirana cyangwa se guhana abayarimo cyangwa se abayarengaho buhari. Ibyo rero biravuga ko uburyo bugaragara bweruye bwo kuba uruhande rwarenga kuri ayo masezerano nabwo bukomeza kugenda bwigaragaza. Icyambere, niba wenda hari uhisemo kurenga ku gahenge akaba yahitamo gukomeza kwagura intambara, niba ari u Rwanda cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari hakwiriye kuba hahita hashyirwaho ingamba zo kumuhana ku kigero cyo hejuru, kandi agafatirwa ingamba zikomeye ku buryo agomba neza kumva ko yakoze amarorerwa. Reka dufate urugero ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe twizera ko amasezerano y'amahoro ayo ariyo yose, yaba asimwe uyu munsi, ejo cyangwa se mu gihe kizaza, katazigera azana amahoro arambye mu gihe nta ngingo y'ubutabera iragaragara muri ayo masezerano. Kuki rero twebwe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubivuga? Abantu bakora ibyaha uyu munsi, abayobozi ba M23 n'abafatanyabikorwa babo bo mu Rwanda, by'umwihariko abasirikare bo mu Rwanda. Ariko nanone raporo z'impuguke za Loni nubwo zibigaragaza, ntabwo hajya hazamo ingingo yo guhana cyangwa se abakoze ibyaha ngo bashyirirweho amategeko. Niyo mpamvu rero bakomeza gukora ibyaha bimwe. Ibyo rero babikoze mu ntambara yatangiye mu myaka y'1990, babikoze n'ubu ngubu, ni nako rero bimeze ku butaka. Niyo mpamvu rero imiryango, societe civile ndetse n'abandi bose bo muri Kongo kuva intambara yatangira bavugaga ko nubwo ibingibi bikomeje by'ibiganiro kandi amaraporo akaba yarakomeje kugenda bigaragaza byose ko birimo gukorerwa mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twese rero urubyiruko, abasore n'inkumi ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kongo, tukavuga ko iyi ntambara cyangwa se ibiganiro bizemerwa cyangwa se bishyigikirwe ari uko iyi ngingo yo guhana twatangiye kuyinjizamo. Ni ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite imbaraga zikomeye cyane. Amerika ifite amategeko akomeye cyane, aho nk'ubwo hari amategeko yayo agaragara muri public law, itegeko ry'109 kugera kuri 456 yanditswe n'uwari senateri Barack Obama. Ayo ni amasezerano cyangwa se amategeko yagakwiriye kuba ashyirwa mu bikorwa, kuko icyo gihe nubwo yanditswe muri icyo gihe yaje gushyirwa mu bikorwa na George Bush. Iryo tegeko rero ni mu gika
2025 riraha minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika ububasha bwo guhagarika inkunga ihabwa ibihugu ibyo ari byo byose byahisemo gukomeza guhungabanya umutekano wo muri Kongo. Twumvise vuba ahangaha mu nama y'akanama karoni gashinzwe umutekano uhagarariye Amerika muri Loni Mike Rush avuga kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura no kuyobora intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero ntabwo twakagombye gutekereza ko ibi ngibi bigomba kwirengagizwa, ndetse ntabwo twagakwiriye gutegereza ko akanama karoni gashinzwe umutekano gakomeza gufata ibyemezo. Amerika ishobora gukoresha amategeko yayo bwite igashyira mu bikorwa icyiciro kijyana n'iri tegeko ry'105 rya Public Law kuva ku 109 noneho kugera kuri 456 kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze, reka noneho twongere dusubire kuri Richard, dukomeze nyine twumva n'ibyo Kambari yari amaze kuvuga, ndetse nawe wakomeje ubikurikira ko Amerika yagiye ivuga mu magambo akomeye cyane, ikaba yashinja u Rwanda uruhare mu gukomeza kugira ibikorwa bifatika muri iyi ntambara iri kubera mu karere, kabone nubwo u Rwanda rubihakana. Amerika dushingiye ku magambo yavugiye muri Loni ejo bundi yongeye kubigarukaho. Ese wowe urumva ayo magambo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba afite akamaro kangana gate? Ese hari icyo ashobora guhindura ku butaka, cyangwa se ni amagambo nyine gusa nk'uko bisanzwe? Kandi se abakoze urugomo wowe wumva bazabibazwa bate? Murakoze. Icyambere ku mwanya wa Amerika imaze imyaka myinshi cyane ivuga ku buryo bweruye bw'ibikorwa by'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangiye ku buyobozi bwa Biden. Ariko nanone ndashaka gushimangira ko amagambo yavugiwe muri Loni vuba ahangaha n'uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye i New York yari akakaye cyane, kandi yari amagambo twavuga ko ajyana no gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Ndumva kandi mu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo kumva ko u Rwanda rwagiye Washington tariki ya 4 bagasinya amasezerano bari kumwe na Trump, ariko ubu ngubu bakaba baramaze kongera kurenga ku byasinywe cyangwa se ku byo bumvikanye i Washington DC. Nekereza ko rero hari uburakari bwumvikana ku buyobozi n'abanyepolitiki ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ibi ngibi. Ariko kandi ndashaka kwibutsa ko u Rwanda rwashyizweho igitutu n'abanyamerika mu ntangiriro no hagati y'uyu mwaka. Ubwo rero Amerika yari itangiye guhuza impande zombi mu biganiro isaba ko u Rwanda rushobora guhagarika ibikorwa byarwo byo gufasha M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu by'ukuri u Rwanda biragaragara neza ko rwahise ako kanya rubyikuramo cyangwa se rubigendera kure. Ntabwo dushobora iteka ryose kwirengagiza uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rurabihakana, ariko amaraporo ndetse n'abanyamerika bakabyemeza. Icy'ingenzi rero cyo gusobanukirwa muri ibi byose ni umwanzuro u Rwanda rwafashe wo gukomeza ibyo rukora, rugakomeza rero kugenda rwinjira mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri RDC, nubwo wenda igiciro cy'ubuzima bw'abantu kiri hejuru cyane nk'uko twabibonye mu mashusho yagiye atugeraho mu bice bitandukanye no mu maraporo harimo nka Vera Town, nubwo wenda hakomeje kunengwa ku buryo bukomeye ibijyanye n'ibivugwa kuri ayo mashusho. Ariko nanone tugomba gukomeza kwibaza tuti ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kuki itavugwa muri ibi byose? Nta ruhari yabi bifitemo? Ese igitutu gikomeje kugenda kigaragara kuri Amerika cyangwa se n'ibindi bihugu bagaragaza imyitwarire y'igihugu cy'u Rwanda, kuki badahindukira ngo banayishyire ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Kuko ni intambara ihuza ibihugu bibiri cyangwa se impande ebyiri. None se kubera iki bavuga uruhande rumwe ntibavuge urundi ruhande? Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza ko mu gihe abahuza nabo badafashe iya mbere ngo bakangarane cyangwa se bacyahe impande zombi, n'ubundi bizatuma izi ntambara guhagarara bigorana, kuko uruhande rumwe ruzakomeza kumva ko rushyigikiwe, ni mu gihe urundi narwo ruzakomeza kumva ko rwabangamiwe. Nekereza ko rero ibyashoboka nuko impande zombi zashyirwaho igitutu, yaba u Rwanda cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ngarutse ku Rwanda, u Rwanda rufite abadiplomate b'abahanga cyane, barakurikirana neza ibijyanye n'uko ibintu byifashe mu burengerazuba bw'isi n'icyo abo mu burengerazuba bw'isi barimo gukora. Iyo mumvise ko hari ikintu gishobora kuba kije cyo kwitambika cyangwa se wenda nk'urumuri rw'icyatsi green light rugira icyo rubivugaho, ni ku magambo ashobora kuba yatuma u Rwanda rwitambikwa, ako kanya bahita bafata
icyo twafata nk'ingamba nshya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rwo rufite abahanga cyane muri diplomasi ndetse no mu buyobozi, haba mu gisirikare n'ahantu hose, ku buryo rero nyine ubona ko ibijyanye n'iyi ntambara bafite ukuntu bayitwara ndetse n'uburyo bayitwaramo. Ariko ni mu bihe byashize u Rwanda rwigeze gusubira inyuma ubwo rwashyirwagaho igitutu gikomeye. Niyo mpamvu rero ntekereza ko igitutu aricyo gice cy'ingenzi cyane mu gukemura ibi bibazo, kabone n'ubwo abadiplomate b'igihugu cy'u Rwanda nabo bamaze kugaragaza umurava ndetse n'ubuhanga mu kubyitwaramo no kubyitwararikamo. Uvuze ku bijyanye n'ibihano bwana Richard, reka mpite ngaruka kuri Kambare. Ibihano cyangwa se sanctions bikomeza kugarukwaho nk'igisubizo, cyane cyane ibyaturuka i Washington. Ese koko ibihano biracyafite akamaro n'ingaruka mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se wenda ibijyanye n'ibyo bihano ni umukino ushaje, nta kintu bishobora kuba byakemura? Ese ibindi bihano byafatwa koko ku gihugu cy'u Rwanda, kandi mwebwe nk'abanyekongo mukaba mubona ko hari icyo byafasha? Tuzi ko ibihano bikora cyane rwose, kandi twaranabibonye bikora ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo wenda ngewe ntari umufana ukomeye cyane w'ibihano bya Amerika bishobora kuba byafatwa ku ruhande rumwe, ni ku kibazo cya Kongo. Igihe u Rwanda rushyizweho igitutu mpuzamahanga, kenshi twagiye tubona ibihano bikora. Guhagarika rero M23 mu mwaka wa 2013 byasabye igitutu cya gisirikare ndetse n'icya diplomasi ikaze. Icyo nshaka kuvuga rero ngewe ni iki: ibihugu byo muri Scandinavia, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, banki y'isi, banki nyafurika itsura amajyambere na leta zunze ubumwe za Amerika ubwabo bagakwiriye kuba bose bahagurukira icyarimwe bagatangira guhagarika inkunga yose igenerwa igihugu cy'u Rwanda. Icyabaye nuko u Rwanda rwahise ruhagarika gufasha M23, kandi ku rwego rwa gisirikare M23 yaje gutsindwa icyo gihe. Twabonye rero ko mu bihe byashize, igihe ibihano byashyirwaga ku gihugu cy'u Rwanda, rwahise rutangira gusubiza inyuma ibintu maze rugabanya ibijyanye n'imbaraga bari barashyize muri Kongo. Nibuka kandi ko ku gihe cya Perezida Barack Obama yahamagaye nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwe kuri telefone mu buryo butaziguye. Ibyo rero byatangajwe ku rubuga rwa White House ako kanya, bityo rero byahise bitangira kugaragaza ko hari icyo byakoze. Igitangaje nuko nubwo wenda hari ibimenyetso byinshi cyane, harimo n'amafoto n'amashusho agaragaza abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ibihugu by'Uburayi, Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe byakomeje kugaragaza ko bifite ubushake bwo gukomeza kwihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse banatesheje agaciro ibyo bimenyetso byose, ahubwo bakomeza kugaragaza ko bakunze u Rwanda muri ibi bihe bitoroshye. Twe rero twizera neza ko ibyo ngibyo nubwo babikora, ariko nanone ko byagakwiriye kuba bihagarikwa. Ariko nanone tugomba no kureba icyo dushobora gukora kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuyishyiraho igitutu kugira ngo nayo yubake igisirikare gikomeye kibashe guhangana n'ingabo zose zishobora guturuka hanze zishobora guhungabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndemera neza ko gahunda y'ibihano ishobora kuba yagabanya uruhare rw'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose. Murakoze cyane Kambare, reka dusubire kuri Richard. Wowe urabyemera? Kandi se uhereye ku buryo wenda amakimbirane yakomeje kugenda acungwamo, nubuhe buryo cyangwa se nuko bimeze wenda ugereranyije n'ibihe byashize mu burasirazuba bwa RDC? Ese ubu ngubu turi hafi wenda kurushaho kwinjira mu makosa akomeye cyane hagati y'ibihugu kurusha uko byari bimeze ubu ngubu na mbere? Ese ubona mu by'ukuri mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe twegeraga inzira ya nyuma y'amahoro, uracyabona ko mu by'ukuri ubu ngubu hakenewe ibyo bihano, cyangwa se uracyabona ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gukomeza kwizera ibijyanye n'ibihano cyangwa se n'amahanga? Murakoze, ariko reka mbanze nsubize kuri icyo kibazo kuko ni ingenzi cyane. Turi mu cyiciro gikomeye cyane, kandi ndabona ko tutigeze tugera ku rwego rw'akaga rw'intambara nk'iz'ibihugu z'akarere nk'izo twabonye mu ntangiriro y'ibihumbi 2000. Ariko kandi ubu ngubu nanone twavuga ko hari aho tugeze. By'umwihariko turabona amagambo akomeje gukara, imirwano ikomeye ku butaka, ndetse hakaba n'amahirwe menshi cyane yuko intambara ishobora kuba yagera ku rwego rw'akarere cyangwa se hagati y'u Rwanda na leta y'u Burundi. Nk'uko umunyamakuru wanyu yabivuze, ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirarwana ku ruhande rwa Kinshasa, barwana na M23. Ibyo rero bishobora kuba byakambuka bigakwirakwira no ku butaka bw'u Burundi, kandi ntekereza ko mu minsi ishize byatangiye kugenda bigaragara ku rwego ruto. Nk'ubwo ngubwo dushingiye ku maraporo n'amakuru yagiye hanze, bivugwa ko u Burundi bwarashe ku butaka bwegereye igihugu cy'u Rwanda ndetse
ndetse barasa kuri M23 kandi izo ntwaro zose ngo zari ziteretse mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu kwisubiza rero M23 bivugwa ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda nayo ngo yarashe ku butaka bw'u Burundi. Gusa abarundi ntabwo bo bagendeye ku bivugwa ko ari M23 bo bahise bavuga bati ababafasha n'u Rwanda, ubwo n'u Rwanda rwatugabyeho ibitero. Ibi rero birahangayikishije cyane kandi biteye impungenge no ku hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaho, by'umwihariko igihugu kimaze gutakaza igice cy'ubutaka bwacyo. Ubu ngubu turavuga ko ari hagati ya 5 n'10 by'abatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari munsi y'ubutegetsi bwa M23, kandi hari amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2028 nubwo bisa naho wenda hakiri kure, ariko ndabona ko inzira iganisha kuri ayo matora iragenda irushaho kugorana kandi yuzuyemo ibyago byinshi cyane. Bityo rero turi mu bihe bikomeye cyane ku rwego rutigeze rubaho mu mateka yose y'intambara. Reka wenda nongere ngaruke no ku kibazo cy'ibihano. Muri rusange nemeranya na Musafuri cyangwa se n'uwo wavuze. Ikintu cy'ingenzi ni uko bishobora kudufasha gushyiraho ibihano bimwe bitoya, hanyuma tugakomeza gutsura umubano mwiza usanzwe nkaho nta n'icyabaye. Ibyo rero akenshi ibyo twakunze kugenda tubona. Tugomba kuzirikana ko u Rwanda rwubatse umubano mugari cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba. Ibi ngibi turi kuvuga bitandukanye n'ibyabaye kera cyane mu ntambara za kera cyangwa se ibihano byafashwe mu ntambara za kera. Kuri ubu ngubu nahoze mbigarukaho, u Rwanda rwashyize imbere diplomasi kandi rufite abayobozi bazwiho rwose kugira diplomasi ku kigero cyo hejuru. Nk'urugero, rwatangaje ko ruzakira bimukira bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba abazemerwa muri icyo gihugu bakemererwa ubuhungiro cyangwa se abasaba ubuhungiro bakaza gutuzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi u Rwanda rwohereje abasirikare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu bihugu byinshi, kandi bafite izina rwose ry'uko bafite ubunyamwuga kandi bakora neza. Bityo rero byatumye Leta ya Kigali kandi ikomeza gutekereza ko nubwo kuri ubu ngubu hari abagambilira kubafatira ibihano, ariko kandi bamaze kwitegurira amayira kuko babanye neza cyane rwose n'ibihugu byinshi cyane by'umwihariko ibyo mu burengerazuba bw'isi. Ikindi kandi bashyizeho ibyo twakita wenda nk'igitutu kinyuranye cyangwa se reverse leverage. Nubwo u Rwanda ruhabwa inkunga n'ibihugu byo mu burengerazuba, nabyo bifite noneho inyungu nyinshi cyane rwose mu gukomeza kugirana umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda. Bivuze ko u Rwanda rwamaze nyine kubaka iyo reverse leverage, aho yego abo mu burengerazuba bw'isi bashobora kuba hari icyo baha u Rwanda, ariko nabo noneho bakeneye u Rwanda cyane. Ntekereza ko rero ibihugu byo mu burengerazuba bigomba kongera gusuzuma umubano wabyo n'igihugu cy'u Rwanda bitewe wenda nuko iki kibazo cyifashe. Gusa mu bigaragara ntabwo ibihano tubona neza ko hari icyo twebwe byakemura, ahanini bijyanye n'uko u Rwanda kuri ubu ngubu rwamaze kwiyubaka mu bijyanye n'inzego z'ubuyobozi. Murakoze Richard, mbabarira wenda gato cyane twongere tugaruke ku bijyanye n'ibyo bibazo uvuze kandi tunakugarukeho. Hari igihe kirimo ubu ngubu bijyanye n'igabanuka cyane, hari ibibazo byinshi bikomeje kugenda byiyongera bijyanye no gufata ibice bitandukanye. Kambare hari uruhare wenda yagarutseho rujyanye n'ikiremwa muntu, aho avuga ko ari ikibazo gikomeye cyane muri ibi bihe byose, kandi akavuga ko imiryango yakomeje kugenda igabanywa n'imipaka, abantu barahunga ingo zabo, abandi bakicwa, amateka y'ubuhunzi yongeye kujya ku kigero cyo hejuru. Ese Bwana Richard, imbere yuko tukugarukaho wenda Musafuri abanza bigarukeho cyangwa se abisesengure, hanyuma ubundi duhite twongera tukugarukeho, n'iki bisaba kugira ngo ibi byose bikemurwe mu mahoro? Ese koko birashimishije kuba byakemuka mu mahoro cyangwa se biranashoboka? Bwana Kambare. Murakoze. Ni ku ruhande rwa Kongo ikibazo kiragaragara neza, ni intambara yakomeje kugenda ituruka ku bihugu duturanye. Ntabwo tuvuga u Rwanda gusa, ahubwo na Uganda. Twatewe n'ibyo bihugu inshuro ebyiri muri 1996 no muri 1998, kandi baracyakomeje gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Nubwo Uganda itavugwa cyane, ariko nayo igira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara. Kugira ngo amahoro agaruke muri RDC, abaturanyi bacu bagomba guhagarikwa, by'umwihariko u Rwanda na Uganda bakareka kwivanga muri politiki ya Kongo no gukomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Hari inzira rero twavuze zo gushyira igitutu mpuzamahanga. Ni ku ruhande rwa Kongo, leta ya Kongo igomba kugira ubushake bwa politiki bwo kubaka igisirikare gikora neza, gishoboye guhangana n'ibibazo by'umutekano by'igihugu, ndetse no gufungura urubuga rwa politiki. Abanyekongo bagakoresha uburyo bwo kwihitiramo abayobozi babo, ndetse no gukomeza kubaza inshingano abatazikurikije. Ariko kandi ni ku rwego mpuzamahanga, ari
narwo rukomeye kurushaho kubera ko umuryango mpuzamahanga ukomeje gushyigikira ibihugu ndetse n'ibigo bifite uruhare mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twizera ko rero byaba byiza rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ibashije kubanza kwiyubaka. Reka tugaruke nko ku bihugu yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Uburayi cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bigomba gukoresha inzira zose zemewe n'amategeko ziboneka kugira ngo habeho amahoro n'umutekano. Impamvu nuko Kongo idatekanye izateza ibyago atari ku karere gusa ahubwo no ku mugabane wose wa Afurika muri rusange. Ni nyuma y'imyaka 29 y'intambara, nekereza ko igihe kigeze noneho cyo gushyira mu bikorwa ibyifuzo bya raporo ya Loni byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye. Murakoze Kambare. Reka tugaruke ku kibazo kimwe kuri buri wese tunagana ku musozo. Richard, ni mu ntambara zikomeje kugenda zigarukaho cyane cyane nk'iyi ntambara, ni iki mu by'ukuri mushobora kubanza gutekerezaho mbere y'uko amahoro arambye yagerwaho? Ese ni ingamba z'umutekano, ni ibiganiro bya politiki, cyangwa se wenda ni inzira z'ubutabera? Mwebwe mubona ari ubuhe buryo bufatika bushobora kuba bwakwifashishwa uyu munsi? Murakoze, kandi ni ikibazo cyiza cyane. Ku bwanjye inzira yo kugera ku mahoro itangirana n'igitutu ku mpande zirebwa n'icyo kibazo. Ntabwo ngewe nshyigikira ko igitutu cyashyirwa ku gihugu cy'u Rwanda gusa, ahubwo icyo gitutu kigomba no gushyirwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwayo, kuko bose bica amasezerano. Undi wavuze wagaragaje ko nubwo u Rwanda ari rwo rwatangije iki kibazo, Leta ya Kongo nayo ifite uruhare rukomeye cyane bitewe n'ibisubizo byayo yakunze kugaragaza. Ubwo ngubwo tuba tugomba gukoma urusyo n'ingasire. U Rwanda na M23 ni kenshi tubona amatangazo yabo nabo bavuga ko M23 yatangijweho urugomo, cyangwa se ku ruhande rwa leta nabo bafatanyije karibo bakomeje kugenda batangiza urwo rugomo. Bityo rero hari inshingano ku mpande zombi, nubwo wenda inshingano ya mbere twavuga ko iri kuri Kigali, hagakurikiraho wenda n'ibiganiro nabyo bikava, ariko nanone ku kurenga amagambo yo guterana amagambo, tukabona noneho ku mbuga nkoranyambaga amagambo ya politiki hagati ya Kigali na Kinshasa afatikaho kugira ngo dukomeze kubabona baterana amagambo. Mu by'ukuri rero inzira n'imwe rukumbi amahoro yigeze kuboneka mu karere k'ibiyaga bigari, ni igihe nyine bigaragara neza ko habaho ibijyanye no guhagarika imvugo. Ni nyuma yo gukomeza kubona ibyo tubona mu bitangazamakuru, abayobozi ba politiki cyangwa se wenda bahagarariye hafi cyane ubutegetsi babashije kumvikana mu biganiro byimbitse byo mu ibanga. Ibibazo rero bihari ubu ngubu kandi bimaze imyaka myinshi cyane, n'ibyo biganiro bidafatika bitita ku byo baganiriyeho, ahubwo noneho turifuza ubu ngubu noneho gukurikirana amagambo y'impande zombi kandi atanga icyizere. Bityo rero abahuza cyangwa se abamediateri nabo bafite akazi kenshi cyane muri iki kibazo. Hanyuma Kambare, nawe tugana ku musozo, niba nta gihindutse gifatika mu byumweru n'amezi ari imbere, ni iki mubona ko cyatera impungenge kurusha ibindi? Ese intambara ishobora kuba noneho yakerura hagati y'u Rwanda n'u Burundi? Hari ugusenyuka kurushijeho dushobora gukomeza kubona imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se wenda intambara yo mu karere ishobora kugenda ifatwa nk'ibisanzwe, cyangwa se ntihagire n'ubyinjiramo, iyo ntambara igakomeza kubaho gutyo gusa? Murakoze, ibyo byose biteye ubwoba ku banyekongo, by'umwihariko abatuye mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Tanganyika. Hari ubwoba bw'uko M23 ishobora gukomeza kwagura ibice igenzura, kandi igihe cyose bishobora kuba nta wabihagarika, byakomeza gutera imbere, kandi abasivili nabo bakomeza kugenda barushaho kubihomberamo. Ni ku banyekongo rero nanjye ndimo, yaba ari amahanga cyangwa se diaspora cyangwa se wenda n'abandi banyamahanga, bose bakwiriye guhaguruka. Ni nyuma y'imyaka 29 y'intambara, icyo dushaka kuri ubu ngubu noneho ni amahoro, ariko nanone tuzi neza ko amahoro atari mu magambo gusa, cyangwa se mu nteruro zo gusubiramo uko nguko gutyo gusa ngo turashaka amahoro, kandi tuzi ko amahoro adashobora kuba yabaho hatabayeho ubutabera. Niyo mpamvu rero mu gihe dukomeje gutekereza ku nzira zose zishobora kuzana amahoro, ni ngombwa rwose ko tugomba guhitamo n'igice cy'ubutabera. Amahoro agomba kuboneka, ariko nanone igice cy'ubutabera kigomba gushyirwa imbere. Nibyo rero ijwi ry'abanyekongo uyu munsi, nyuma y'imyaka 29 intambara ibaho, dukeneye gukoresha inzira zose ziboneka, haba inkiko mpuzamahanga, yaba inkiko zo muri Kongo. Ibyo rero nibyo bizatanga ikimenyetso gikomeye, ni ku bakoze ibyaha by'urugomo, ku byaha by'intambara, ku byaha byibasiye inyoko muntu, ndetse n'ibishobora gufatwa nka jenoside ikomeje gukorerwa muri Kongo. Gushyiraho urukiko ruzafasha
guhagarika umuco wo kudahana cyangwa se impunity bimaze imyaka irenga 30 bikomeje kugaragara mu karere. Niyo mpamvu rero nyamukuru twavuga ko duhamagara imiryango yose y'aba societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi, twese tugahaguruka tugaragaza ko dukeneye ko urukiko mpuzamahanga rwa Kongo rushobora guhaguruka kugira ngo ruhagarike burundu uyu muco wo kudahana umaze igihe kirekire wigaragaza mu karere kacu. Abashyitsi bahire rero, aha niho tugiye gusoreza kino kiganiro cyacu. Mwakoze cyane kubwo kuba mwadufashije gutegura kino kiganiro. Kambare Musafiri ndetse na Richard Monocliffe turabashimiye cyane. Crimes against humanity and possible genocide